abantu bisanze bari muri tentative nka gutya bimeze, munyegere ngomba kubibakemurira nta kibazo, ariko pari condition mvugishe kuri nimero zanjye mbashe kuba yenda ntabwo ibyo tubigenza kugira ngo ubashe kuba wakemurirwa ibyo bintu, kugira ubashe kuba KYC yawe yaba passed, hari ibyo ugomba gusabwa gukora. Icyo nkusaba gusa nta kindi ni ukugura mega kugira ngo mbashe kuba nabibakorera bibashe kuba byagenda neza mu buryo bugiye bisobanutse. Sawa, ukeneye ubufasha kakeneye ko akaba yarujuje zira step uko ari 9 zose, ariko bakaba baramushyize muri tentative, uwo wese nshobora kuba namufasha arebe uburyo abikemura, mbashe kureba uburyo nayamukemurira byose. Ndakeka buri wese agenda areba muri Pi browser akagenda akinjiramo akareba harya mu nguni ahantu handitse KYC, ubwo ibyo asanzemo ibyo baba bamubwiye. Niba asanzemo KYC yabaye passed nibyo ni ngombwa ni na byiza, ariko mu gihe yasanze ko harimo ikibazo ni ibintu biba bigeze kuko ejo bundi after open mainnet bizaba bigoye. Ndizera ko namufasha, ariko nawe murabyumva ntabwo wabikora gutya ibyo bintu ku buntu, ko nabonye bisa nk'abigorana ukuntu byari icyo binsaba. Nawe rero kugira mfate iyo time yawe ko nta mwanya munini mfite ni ukuyigufashamo, ariko nyine nawe urabyumva ntabwo ari ibintu biba bisobanutse gutyo gusa, ni ukubigukorera. Iyo ibintu ushaka kunda tukanabonana nkabigukorera turi kumwe, ni iminsi mike bisaba gusa bikaba birakemutse. Uwumva akeneye ubwo bufasha ntabwo ari itegeko ambwire, kandi mbaye mbashuje mudukurikirana aho muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu bya Afurika no ku migabane igiye itandukanye. Ndabashuje kudukurikirana kwaje ni by'agaciro kandi ni by'umunezero, kandi turabishima. Nuko mbashiye kuba nuko nshaka ko buri wese yakinjira muri uyu mwaka tugiyemo byose byarakemutse, ku buryo open mainnet iba nta numwe ufite ikibazo, ibintu byanyu byose bikiyarinze bimeze neza cyane. No kubafasha rero gutyo nta bindi bigusaba, ni ukumpamagara warangiza tukumvikana igiciro cyo kuryo ngomba kugufashamo, ku buryo ibintu bya byose bigenda neza uko bisabwa. Ubwo usabwa kuba wujuje step 9 kugera kuri migration, ariko kuba warabonye tentative ukayitindamo cyane akenshi ushaka no kuba kwigukemurira bitagishobotse, ahubwo n'ibyo ugomba kubigukemura ibyo bintu byose kugira ngo bibashe kuba byagenda neza cyane. Mugira amahirwe n'imigisha, amahoro kuri mwe, kwa mwadukurikiranye rwose turabishima, kandi iki cyumweru kigende neza, weekend nziza, abajya kunywa akantu bakanywe, abapanga imishinga bayipange, abagifite ibyo bakora byose babikore, abajya gusenga nuko. Mwese aho mujya hose Imana ibane namwe kandi bahe umugisha. Mugira amahirwe n'imigisha yanyu kuri mwe. Ciao ciao.